ibyo byiza. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri kwizerwa, uri Imana nziza, uri Imana iduha ubuntu, idusukira ubufasha bwinshi buvuye kuri yo, kandi wabikoze kera tutarakumenya, tukiri kure yawe rwose, dutangira Kristo. Wa Kristo, uwo jambo wadutangiye, waje akaba muri twebwe, akagira ishusho rwose ya muntu, tukabona ubwiza bwe, ni wadusigiye ijambo ryawe ryanditse. Reka rero mu gihe turijyamo, mu gihe turivugaho, mu gihe turyiga, Mwami, umwuka wera wadusigiye nk'umufasha, aba ari we uduha gusobanukirwa uko ubyifuza. He kugira umutima n'umwe utakara cyangwa usigara inyuma cyangwa ubura ku byo waduteguriye uyu munsi. N'umunsi w'ejo bizabe gutyo, ndetse n'umunsi ukurikiyeho. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mu gihe cy'amavugurura y'itorero, ibyo bita Protestant Reformation, hari umuntu utumva akongereza na gake? Utumva akongereza na gake? Okay, ubwo nimvuga nk'ako kajambo ntabwo ndagiye ngasubiramo. Hari mu kinyejana cya 16 hari ibintu byatumye umugabo witwa Martin Luther cyangwa se Martin Luther n'abandi bazamura amajwi, intambara iravuka nini cyane, igeza ku kuvuka kw'amatorero ya giprotestani aya ngaya tuzi, abangirikani, abaluterani n'abandi benshi batandukanye, kugeza ku barokore b'uyu munsi cyangwa se abakarismatiki b'amatorero y'umwuka y'uyu munsi. Bimwe mu byo bashinjaga izi dini ryari ririho icyo, cyangwa se kiliziya gatolika yari icyo gihe, hari harimo ubutware bwa papa bwari buri hejuru y'ibyanditswe. Bavugaga ko ari we the interpreter, ari we usobanura ibyanditswe. Hari ubuhenebere cyangwa se ibyaha bikaze by'abakozi b'Imana icyo gihe, abapadiri n'abandi bari hejuru yabo, nta tandukaniro n'imwe washoboraga kubona hagati yabo n'isi. Hari ubutware bwa kiliziya gatolika y'i Roma ku kwizera kwa muntu, aho byasaga nko kuvuga ko udashobora guhura n'Imana na gato atari idini cyangwa se itorero ribikumenyesheje. Ni ukuvuga bari wumvaga ko Imana ikora gusa ari uko ari umupadiri ubikugejejeho. Hari ugucuruza imbabazi. Nta muntu ushaka kubabarirwa hano ngo aduhe amafaranga. Ibintu nk'ibyo, ibyo bita indulgence cyangwa se indulgences, ibyo bintu byari ibintu udashobora gusa kugura ibizawe, aho ukagurira n'abawe bapfuye. Ukabagurira uti rwose aho bari muri purgatori kugira ngo babone nka boost ituma bavayo vuba, nyine bahatambuke neza, ukabagurira. Byose icyo ngicyo ni ikimenyetso kidasanzwe cy'ubwacyo, cyerekanaga uburyo itorero rimaze kujya kure cyane ya Bibiliya. Hari ibintu bikomeye bijyanye noneho n'inyigisho zigishwaga. Gutsindishirizwa k'umuntu ni ukuhe? Umuntu ava mu byaha ate? Ibyo byose byari ikibazo. Kwari kubw'imirimo, gukora imirimo itandukanye n'ibintu byinshi wakora kugira ngo idini niribyemeza ube uzatsinda urubanza. Ibyo ntabwo mbitindaho, ariko icyo mbivugiye nuko ntashidikanya na gato yuko ikintu gikomeye cyari kirenze ibyo ngibyo ari uburyo itorero ryari ryagiye kure y'ubutware bw'Imana cyangwa se ubutware bw'ijambo ry'Imana. Itorero ryari ryaratanye cyane n'ibyo ijambo ry'Imana ryigisha uko ryagombye kuba ribayeho. Nibyo byatumye bahaguruka, Imana ikorera mu bantu nk'abari abitwa aba reformers cyangwa se ba Martin Luther n'abandi, kugira ngo bagarura itorero cyangwa se bagarura bizera ku ijambo ry'Imana. Niko bigenda. Igihe cyose
iyo ijambo ry'Imana rihawe umwanya utari uwa mbere cyangwa se umwanya uri secondary, umwanya wo ku ruhande, umwanya wa gatanu cyangwa wa 10, niko bigenda. Abantu uko tumeze, iyo dushyizeho izindi systeme runaka izo arizo zose zishaka cyangwa dutekereza ko zadufasha, ntabwo bikora. Abantu n'abanyabyaha bayoba kenshi igihe cyose. Mu Baroma 3:4 baravuga ngo abantu bose babe abanyabyaha, Imana yonyine kuko ariyo nyakuri. Systeme zose rero zo mu isi zirayoba. Ndavuga systeme, murazumva? Ndavuga bya bindi byose tujye dutekereza ko bishobora kuyobora isi, demokarasi, politiki nziza, communisme n'ibindi nk'ibyo. Ibyo byose bijye biyobora abantu birayoba. Iyo ubutware buhawe ibyo, itorero ugasanga niho riri kuvana imbaraga, cyangwa se umuntu atekereza ko ariho yabona imbaraga kugira ngo ashobore kwemerwa abe ari umuntu w'umukozi w'Imana koko mu itorero, icyo gihe cyose itorero ry'Imana rirayoba, cyangwa se abantu barayoba, ntabwo biba ari ukuri. Systeme zose niko zimera. Ijambo ry'Imana ubundi ryagombye kuba rifite umwanya wa mbere mu buzima bw'abizera. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ntekereza ko abangaba banditse hano ngo the disciple and the Bible, umwigishwa wa Kristo na Bibiliya. Bibiliya. Hari abantu hano badafite Bibiliya. Umwigishwa wa Kristo afite Bibiliya. Arahari? Muze kumukorera fundraising. Kwa kundi mujye mubigenza. Agire Bibiliya. Umutwe nyamukuru w'iki giterane ni umwigishwa wa Kristo na Bibiliya. Mu yandi magambo, umwigishwa wa Kristo afitanye isano yihe na Bibiliya? Ni uruhe ruhare Bibiliya yagombye kugira mu buzima bw'umwigishwa wa Kristo? Cyangwa se hari abigisha bakomeye bandi yagombye gufatiraho urugero atari Bibiliya? Nahereye ku itorero kuko nta mwigishwa ushobora kubaho hatari itorero. Niyo mpamvu nahereye ku itorero. Umwigishwa ashobora gukura kugeza gusa ku kigero itorero rye ririho. Biragoye ko umuntu yakura akarenga itorero keretse gusa abari formers. N'Imana ishaka kuzaho muri forma, umuntu hindura ibintu mu itorero ryanyu, wenda waharenga, ariko ubundi ntabwo waharenga. Muri iki giterane rero cyacu nabwiwe ko abantu mwatumiwe ari abantu barangije amasomo hano, School of Discipleship and Leadership. Ni ubuyobozi no kuhindura abantu kuba bigishwa. Imana ishimwe cyane. Ibyo biratuma cyangwa se byatumye mu byo ndi buvuge hari ibyo ndi butekereze ko muzi. Ni ukuvuga ndavuga nzi ko hari ibyo muzi byinshi. Nimvuga amagambo mwe sinyasobanure, mwihangane, nuko natekerezaga ko mwayiza. Amagambo ndavuga sinyasobanure. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana baduhaye ryanditse aha ngaha ni ibyakozwe n'intumwa igisi ya 17 umurongo wa 11. Ndizera ko abenshi kubera ko mwize gusoma, mwafashijwe gusoma hano, mwamaze kurifata mu mutwe. Haravuga ngo ariko ko ntawe uri kwigira icyizere ngo bivuga birangize. Ariko abibero yabo bari beza kuruta ab'i Tesaloniki, kuko uvuga cyane bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo nuko rwose bamenye ko ibyo babwiwe cyangwa se Paulo yababwiye ari iby'ukuri. Uwo murongo uzawufate mu mutwe rwose, kuko niyo mpamvu nyamukuru
cyangwa se nibura niwibagirwa ibindi byose uzafata uwo murongo mu mutwe uwutahane, ujye umeditaho uvuga uti ni gute namera nk'umwe muri bari abantu b'i Beroya. Uwo murongo uraryoshye cyane. Ikibazo nifuza kukubaza, ese ufitiye Bibiliya icyizere? Ufitiye Bibiliya icyizere ku buryo ariyo ushakiramo kuri kwa buri munsi nk'abari abantu b'i Beroya? Nicyo kibazo. Ufitiye Bibiliya icyizere? Do you trust the Bible? Ku buryo iyo ugiye gushaka ko ibintu wiza ari ukuri ariho ugomba gushakira, cyangwa iyo ugiye guhinyuza ko ibintu wize ari ukuri, aho gusoma Bibiliya uravuga uti ariko hari umwigisha runaka nzi kangiye kumubaza. Icyo nicyo uyu munsi twifuza ko wubaka, Imana yubaka mu buzima bwawe, ubutware bwa Bibiliya mu buzima bw'umwigishwa. Nibyo tuvugaho uyu munsi. Turagerageza kumva ubu butware icyo buvuga na Bibiliya ni iki, ishingiro ry'ubwo butware mu ijambo ry'Imana ni irihe, turebe ni iki niba ubwo butware Bibiliya bufite bivuze ku buzima bwawe nk'umwizera Kristo. Noneho tuze kugana ku musozo tuvuga ku butware bwa Bibiliya, noneho tugerageza kwibaza niba hari abandi bigishwa cyangwa bigisha bakomeye muri hano, bakomeye bashobora kuba bahanganye na Bibiliya mu cyo wita ubutware bw'Imana mu buzima bwawe. Umunsi wa kabiri tuzavuga ku mwanya wa Bibiliya mu gutahura inyigisho z'ibinyoma cyangwa inyigisho zipfuye. Bibiliya yagufasha iki? Bibiliya ifite niyo standard yo gutahura inyigisho z'ibinyoma mu buzima bwawe n'ubw'itorero. Noneho umunsi wa gatatu tuvuge ku buryo bukwiye bwo kwiga Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Nibyo tuzavuga gusa, ntabwo ari byinshi. Ndizera ko Imana izadufasha tukabyumva. Reka rero duhere ku uyu munsi ku butware bwa Bibiliya. Ikibazo turi gushaka gusubiza tuvuga ku butware bwa Bibiliya ni, ese Bibiliya nayemerera koko kugenga cyangwa gutegeka ubuzima bwanjye hejuru y'ibindi byose? Nakemerera ko Bibiliya, nayemerera ko imbera umutware hejuru y'ubuzima bwanjye bwose n'ubw'itorero? Can I trust it? Iri reliable? Bibiliya ifite koko ubwo butware? Ese ifite iyo reliability cyangwa se uko kwizerwa? Yesu ashimwe cyane. Nibyo ngibyo. Reka ibyo bintu mbitangire mvuga kuri iki gitabo. Kari agatabo gato mwese mushobora gusoma mukakarangiza. Murakabona? Ninde ukazi? Ninde wagasomye? Kitwa The Preachers of a Different Gospel. Mwabyumvise? The Preachers of a Different Gospel. Kanditswe n'umugabo wabaye cyane muri JBI yivuga ururimi rw'icyongereza, witwa Femi Adeleye, ubakora muri Langham. Ariko avuga, ubwo ndabakumbuje kugasoma, sibyo? Ubwo sinkagarukaho, ariko nshaka kuza kukavugaho ikindi gihe kimwe. Ariko icyo nashaka kubabwira ni ukuntu atangira avuga aya magambo, avuga muri iki gitabo. Aravuga ngo ubu turi mu bihe bidasanzwe. Aravuga ngo strange times. Turi mu bihe bidasanzwe. Tugiye kuvuga ku butware bw'ijambo ry'Imana bwa Bibiliya mu bihe bidasanzwe. Ndemeranya cyane nawe. Ni ibihe bidasanzwe. Ni ibihe by'ubutumwa bwiza budasanzwe. Abizera badasanzwe. Amatorero adasanzwe. Inyigisho zidasanzwe. Kubaha
Imana mu buryo budasanzwe, kubaka ingo mu buryo budasanzwe, ibintu byose bidasanzwe. Kandi ab'iki gihe cya none rwose twishakira ibyo bintu bidasanzwe. Hari indirimbo nasabye ko baza kudushyiriraho turangije ahangaha yitwa Ancient Words. Ni amagambo ya kera ashaje. Bibiliya ni amagambo asanzwe, ni amagambo ya kera, ni Ancient Words. Ni amagambo ubundi ahantu henshi bazi, ariko bavuga ati ariko hari igitabo kiba ahantu kitwa Bibiliya, ni icya kera. Ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe by'ubukristo budashingiye kuri Kristo. Urumva ukuntu bidasanzwe, ubukristo budashingiye kuri Kristo, ibihe byo kuvuga Kristo udashingiye kuri Bibiliya, ibihe byo kuvuga ubutumwa bwiza budashingiye ku musaraba wa Kristo uko Bibiliya uvuga, ibihe abantu badaterwa ikibazo no kwitwa ko basenga kandi batazi uwo basenga. Ni ibihe bikomeye aho ibintu byinshi bidakunda, ibyaremwe byinshi bidakunda kubaza cyangwa se kugengwa n'uwabiremye, ahubwo bikagengwa n'ibindi byinshi bitandukanye usibye gusa uwabiremye. Ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe bidasanzwe aho abantu benshi batakizera ko Bibiliya n'amazina menshi ya Bibiliya yamaze kuboneka. Igitabo cy'Abayuda, igitabo cy'Abakoloni n'andi mazina nkayo. Mbese Bibiliya niyo kwizerwa ku buryo ariyo abizera mwese mufite, cyane cyane mwebwe mufite amakuru yandi, amakuru menshi mushobora gushaka kuri Google, mushobora gushaka kuri za research intuza zitandukanye, ahantu henshi ushobora gushakira ibintu. Ese Bibiliya koko ifite ubushobozi, ishobora kwizerwa muri ibi bihe nk'ibyo ngibyo bidasanzwe? Umuntu wizeye Kristo ashobora ko kwizera Bibiliya akemera kuyoborwa nayo, ndetse akagira confidence, akagira rwose ubushizi bw'amanga bwo kuyibwira abandi, akagira ubushizi bw'amanga impamvu nakora ibi nuko Bibiliya ibibuza ibyo, kandi akaba nta bisobanuro ashobora kubitangira cyangwa akwiye kubitangira. Umuntu akamazi Bibiliya nta soni, nari ngize nibura ngo uvuze ko anko wawe yabikujije, cyangwa ko wenda ikisi ikindi kintu. Bibiliya ukavuga uti no, handitswe ngo Bibiliya irabibuza. Icyo nicyo nifuza ko usubiza mu mutima wawe. Ariko katwibanze ngo Bibiliya ni iki? Mwarabyize, ntabwo mbitindaho, ndabizi ko mwabisobanuriwe, ariko kamvuge ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Ni ijambo Imana yahaye abantu kugira ngo bayimenye. Ni ijambo rikubiye mu gitabo kimwe, ijambo ry'Imana, ijambo rimwe rikubiye mu gitabo kimwe, ariko kirimo ibitabo byinshi 66. Igitabo kimaze igihe kinini cyane, kirenga imyaka 1500 kimeze gutya. Nuvuga ngo hari imyaka irangiye irenze 1500 tuyifite Bibiliya imeze gutya nk'uko tuyifite. Ariko ntabwo ari cyo gihe cyari cyanditswe, kuko cyamaze imyaka hafi 2000 kirimo kwandikwa. Imyaka 2000 kiri kwandikwa, kandi cyandikwa n'abantu bagera kuri 40, ariko kandi ntibanyuranya. Imyaka 2000 abantu bandika 40 bose kandi ntibanyuranye, ntihagire uvuguruza undi. Bibiliya ntabwo yivuguruza. Ariko icyo si gitangaje. Ikintu gitangaje ni uburyo intego ya Bibiliya Imana yakoze ko uburyo bwose bwayo kugira ngo ikomeze ari intego ya Bibiliya imwe. Intego imwe ariyo Yesu Kristo. Kumenyekanisha
agakiza abantu bashobora kubonera muri Yesu Kristo. Ngiyo intego imwe. Babyandika neza ku buryo nta n'umwe wavuguruje undi. Uko nguko banditse ibyo bavuze, nta n'umwe wavuguruje undi. Ku munsi wa gatatu w'iki giterane nzavuga icyo ibyo bivuze ku kwiga Bibiliya. Ariko hari ikindi kirenze cyo gutangaza. Ni uburyo umwuka w'Imana yayoboye abo bantu bandikaga. Ntabwo Imana yafashe ibintu abantu biyandikiye ahantu kwabo ubundi nguvuge ngo ariko ibintu ndabona ari byiza akambigira ijambo ryanjye. Ntabwo ari uko yabigenje. Ahubwo uwanditse wese yabaga ayobowe n'Imana. Ibyo nabyo nzabigarukaho mu kwiga Bibiliya. Hari ibintu rero bidasanzwe biranga Bibiliya mu mwimerere wayo. Ibintu bidasanzwe. Icyambere ubwo ndavuga muri buryo bwa iki gitabo kibonye. Icyambere uzakimenyaho nuko ari umugisha Imana yaduhaye. Utarajya kuvuga ngo kivuga kubiki, kuba hari ijambo ry'Imana ni umugisha utagereranywa Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kuyimenya. Kuba Imana yaha abantu ijambo ryayo, ibyo ni umugisha. Ikindi nuko ariyo kwizerwa nk'ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo kuko Imana ariyo yaritanze, niryo kwizerwa. Ntabwo ari amagambo y'abantu, ahubwo Imana y'ubwayo niyo yahisemo ibyari bikenewe, kandi ibyo yaduhitiyemo nibyo kwizerwa. Yohana yandika mu gice cya 20 umurongo wa 30 yaravuze ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa be bitigeze bijya mu iki gitabo, ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana. Ngo kandi nimwizera mugire gute? Muhabwe ubugingo muri we, cyangwa mu izina rye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya niyo kwizerwa. Imana ibyo yashimye ko bijya mu gitabo byose nibyo kwizerwa. Ikindi nuko Bibiliya ihindura ubuzima bw'abantu bayizeye. Abantu bizeye Kristo, abantu bizeye iyi Bibiliya, iri jambo, ubuzima bwabo ntabwo bukomeza kuba uko bwari bumeze. Ntabwo bukomeza kuba uko bwari bumeze, barahinduka rwose. Yesu we yarivugiye ngo muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Reka ikindi navuga nuko ari ijambo ryihagije. Ari ijambo rihagije. Bivuze ngo uyifite ubundi nta bindi ukeneye. Ubwo murahita muvuga muti turava mu matorero yacu, nta bindi nkeneye, ubundi mfite Bibiliya yanjye nzayigendera hariho hose. Ibyo tuzabigeraho neza, ariko ntabwo ari byo vuze. Nshatse kuvuga ko ubwo ndi kugenda ngana hahandi huko ari ifite ubutware hejuru y'ibindi bintu byose. Ni ukuvuga ngo ibindi byose wakumva ukeneye kubigenzuza no kubigerageresha ijambo ry'Imana. Ariko binavuze yuko nta bindi bishya bihari, nta bindi bishya uzumva, nta bindi bishya bazakuzanira. Nuzajya kwiga teoloji, buriya biratangaje ubwenge bw'Imana. Ibaze ko iki gitabo abantu bamara imyaka myinshi bakiga, amadoktora amaze kucyandikwaho ntiwayabara kandi ntibirarangira. Uko niko Imana ari ngari. Ni Imana nini, ni Imana ikomeye, ni Imana ibyo yavuze tugerageza kubyumva ukamara ubuzima bwawe bwose ugakora doktora 3 kuri iki gitabo kandi ntukirangize. Biratangaje. Biratangaje rwose. Hari umugabo watwigishaga aratubwira ngo ari kwandika, ngo ari gukora doktora, ari kwandika n'igitabo yaranagisohoye ngo kuri Ezekiel. Nese ushatse ko ari we wa mbere, nese nta bandi babikozeho. Ariko koko twasanze ibyo yakoraga nta bandi babikoze, kubera yuko yagaragazaga uburyo muri Ezekiel ari model y'ubwami, cyangwa se conception y'ubwami, ukuntu ubwami bw'iki gihe bwagombye kuba bumeze ukurikije igitabo cya Ezekiel.
nk'abantu mwe. Ibyo se koko hari abari barabikoze? Ntabo. Igitabo yaragipublishinze kandi kirakunzwe cyane. Mu yandi magambo, mu by'ukuri nta handi hantu, nta yandi magambo dukeneye, nta bindi bizaza, nta kindi Imana izavuga, nta bindi Imana izohereza, kuko Bibiliya irahagije. Yesu ashimwe cyane. Ubwo abantu bari baje hano baje guhanura, Roda ntabwo ari bubemerere, ariko ntibabe offended kuko nabisobanuye. Abyumvise? Nta bantu bavuye muri SRD bakiga guhanura. Ntabo? Hari ishuri rimwe nzi hano muri Kigali, haza kwiga abapasiteri, noneho hari benshi bajya birukana basohotse ikigo bagiye guhanura. Bakavuga ati irumva umuhanuzi yaje muri Kigali, umuntu wese mumuza agahita amuhamagara ati uri hafi, nimugoroba ati agatelefone kakaba karavuze ati ngwino hano, simbuka gatoya. Bagafata benshi batorotse ikigo bagiye guhanurira abantu hirya no hino muri Kigali, bagahita babirukana. Ubwo aho ni nk'abo ngabo iyo baba baraha, nari kuba mbafashije kumenya impamvu yabyo. Nuko ijambo ry'Imana baba baje kwiga, ubundi akeneye kwimenya ko rihagije, ahubwo bakarishikamamo neza, bakaryiga neza, kugira ngo bazafashe na ba bandi batekereza yuko uburyo bwonyine bwo kumva Imana ari uguhanurirwa. Bibiliya rero niyo yabeshaho abizera mu mbaraga z'Umwuka Wera. Bivuga ngo irahagije, ifite ibyo Imana yashatse ko tumenya byose. Haleluya. Ariko murumva amagambo ndimo gukoresha, ntabwo Bibiliya ifite byose. Murabyumva? Ntabwo Bibiliya ifite byose uzashaka kumenya ku Mana. Murabyumva? Hari ibibazo byinshi ujya wibaza bate nguko Bibiliya itabisubiza. Ngo se ngo bya bibazo nyine abantu bajya bifane, abantu bajya bibaza ngo buranga Imana ngo yarema ngo nkibuye ngo bitashobora gusunika ngo Imana ngo yaremye nk'ikibuye kinini ngo ku buryo ngo itashobora kugisunika. Ibintu Imana yaduhaye mu ijambo ryayo ni ibihagije byose kugakiza. Haleluya. Nta nubwo Imana yose iraha muri Bibiliya, kuko Imana ni ngari cyane. Nitugera no mu ijuru, tuzaba mu ijuru, tuzabana nayo, ariko tuzahora turayimenya umunsi wose, tuzaba iteka ryose tutarashobora kumenya Imana yose. Ntabwo Bibiliya ari Imana, ni ijambo ry'Imana. Imana yahumetse kugira ngo abantu banjye bamenye kambahe ijambo. Urakumva? Bibiliya ntabwo ari iyiteka ryose, kuko hari igihe twavugaga yatangiye itariho. Mu gihe runaka Imana irayitanga. Mu gihe Imana yo mbere y'uko ibihe bibaho yo yari ihari. Muri kubyumva? Ibyo bintu biratangaje. Niyo ngo ibihe bitarabaho, subwo nabivuga gutya, hari igihe cyabayeho ibihe bitarabaho. Ibyo bihe igihe byari bitarabaho Imana yari ihari. Icyo gihe ibihe byari bitaraza, icyo gihe ibihe bitarabaho. Muri kumva ukuntu turi limited mu vocabulary? Muri kubyumva? Kubera yuko nyine twe turi limited. N'urugero nashaka kubaha, twe turi limited, turi finite, twe turarangira, ariko Imana yo ntirangira. Niyo mpamvu niyo tugiye kuvuga biraturenga nyine. Imana ni nziza. Ubutware bwa Bibiliya rero bivuze iki? Ubutware bwa Bibiliya buvuze ko iri jambo rigomba kuyobora ibyo twizera n'imyitwarire yacu none n'igihe cyose tukiriho. Bivuze ko ibitekerezo byose tugira ku Mana bigomba kuba byapimwa. Ariko Imana ari ku bintu byose dukora bigomba kuba byapimwa, bikagosorwa, bikayoborwa, bigakosorwa, bikanozwa n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo measuring stick, ni nka yorati. Uzi nk'ibyo guca umurongo kugira ngo utagorama.
ijambo ry'Imana ryagombye kuba rukungu uko rimeze. Akantu bashyizeho ngaho kugira ngo bireshye neza ijambo ry'Imana, the rule niyo yagombye kuba ipima byose, kuko Bibiliya rero igamije ko Imana yimenyekanisha kuri twe. Aho niho hashingiye ubutware bwayo, kubera ko ijambo ry'Imana ari mu mibare ni derivative. Abizi imibare murabyizi, derivatives. Kubera ko kimwe kiva ku kindi, ni nko kuvuga ngo mwene runaka umwana wa perezida yatambutse, ubundi mu by'ukuri nta bundi butwara afite, ariko impamvu bari escorted n'abantu bose ni ukubera ko ari umwana wa perezida. Ibyo gusa, by virtue yo kuba ari umwana wa perezida afite ubutware, ndetse ashaka no gufuka ufite ubutware burenze ubwa minisitiri. Mu gihe urumva minisitiri afite ubutware buri official buhabwa n'itegeko n'ibindi nk'ibyo, ariko undi we nuko avuka kuri perezida akaba yarusha minisitiri ubutware. Ubundi aje akavuga ati, akaba ari kumwe na minisitiri akamubwira ati ariko rero umwana uri kwitwara nabi, akabwira minisitiri ariko rero oya wisubikuye. Mu by'ukuri minisitiri ashobora kuba yakumvira umwana wa perezida, kubera ko ubundi uyu nguyu ubutware bwe ni ubutware buri kuva kuhavuka kuwavukaho. Ijambo ry'Imana rero naryo rifite ubutware buva kuri nyiraryo, kubera ko ayirya Mana naryo rifite ubutware nk'ubw'Imana, kuko Bibiliya yahumetswe rero n'Imana. Aho niho ivana ubutware bwayo, kuko iby'Imana ihumetse bisa na nyirabyo, bisa n'Imana, bifite ubumana, bifite ubutware, kuko Imana ifite ubutware bwose rero ku byaremwe. Niyo mpamvu ibyaremwe byose bikwiye gucira bugufi Imana n'iryo jambo ryayo. Icyo nicyo ubutware buvuze, icyo nicyo kuba ifite ubutware bivuze. Ikibazo rero gikomeye murimo kwibaza cyangwa dukeneye kugenzura, investigating, kugenzura, nuko ibaza ngo ese ibyo bifite ishingiro muri Bibiliya? Mu by'ukuri naje mu kanya ndi kubisetsa madamu, ndikubwira nti rero ibintu bitangaje ku butware bw'Imana ni uburyo tubuvuga tugatanga umugabo kuri Bibiliya. Ugiye kuvuga ko Bibiliya ifite ubutware, ariko kuko nta kindi kiruta nyine Bibiliya, none se njye gukotinga ko itegeko nshinga ry'u Rwanda riri munsi cyane. Njye kuvuga se muri Amerika urabona hari itegeko nshinga rimaze imyaka 200, soma icyo gitabo urabonamo ukuntu Bibiliya ifite ubutware. Ibyo ntibishoboka. Ni nk'ukuntu nyine ntabwo ushobora kujya guprova ikintu kiri hejuru ngo ukoreshe icyo hasi. Mu by'ukuri Bibiliya niyo nyine utangaho umugabo, kuko niyo nyine iruta ibindi byose mu buzima no mu isi no mu bindi bintu byose. Ni ukuvuga rero nabuze nyine ahandi, nose ahandi najya kureba nihi mbereka ko Bibiliya ifite ubutware atari nyine muri Bibiliya. Ni nkuko Yesu bamumazaga batese ubutware ubwawe bukuye, kandi niwe ugomba kubabwira, kandi niwe ufite ubutware. Akavuga ati nyine njyewe ndihamya, ninde wundi umpamya se? Mubaze data, kuko niwe natanga umugabo gusa. Mbese njye kubaza se bakuru b'idini. Yesu ashimwe cyane. Ishingiro ry'ubutware bwa Bibiliya muri Bibiliya cyangwa se mu ijambo ry'Imana, mu byanditswe byera, cyangwa se the biblical basis for the Bible's authority. Kadusome mu by'ukuri ijambo ry'Imana rivuga ku butware bwa Bibiliya. Ahangaha ndashaka ko bareba indi mikoro bakaza kumpera abantu ibyanditswe ama mikoro nk'abiri niba hari, cyangwa imwe yindi wenda nibura hari imwe. Okay, nta kibazo, ndashaka kubakoresha kugira ngo mutaza gusinzira. Oya ntabwo yima, urayiha abantu bagiye kuvuga. Okay. Turasoma ibyanditswe bitandukanye, ariko reka mbanze babwire kubera iki ari ingenzi kureba niba Bibiliya ibivuga. Impamvu nuko niba ibyo duhamya, niba ibyo tuvuga ari amagambo ya muntu, rwose mubyibagirwe
ntimunabyiteho mwitahire. Turi no kubatera umwanya, nta n'ikintu muzavana aha, kuko amagambo ya muntu nta kintu yagufasha rwose. Ntuzanabyite, wenda nushaka uguma ahangaha wumvire, kubera nyine ko iyo Rode yakubereye umuyobozi uguma ahangaha, ariko ubizi umutima wawe ko n'ubundi ntacyo bizagufasha, sibyo? Gusa amagambo ya muntu se yagufasha iki? Urumva? Ubwo ndaguhumurije ngo niba ibyo turi kuvuga ari amagambo ya muntu asanzwe, rwose wigira ubwoba, nushaka ntuzabyumvire, kubera yuko ni amagambo ya muntu. Ibyo nta ngaruka bizakugiraho, sibyo? Ariko ku rundi ruhande, niba ibyo turi kuvuga ari amagambo y'Imana, wa mugani wa Yesu ngo ubu noneho ibisigaye ngo mwitegure ko hari judgment, cyangwa se hari gushyirwa mu rubanza n'Imana igihe tutabyumviye. Niyo mpamvu ngo niba ibyo bintu atari iby'Imana, tukaba ari byo turi kwihimbira byo ku ruhande, ntacyo byaba bitwaye umuntu. Ariko niba Imana koko yaravuze ngo ijambo ryanjye rifite ubutware mu ryubahe, niba Imana iduha proofs, iduha ibihamya ko ijambo ryayo ari ryo kumvira none n'iteka ryose, niba ari uko bimeze, utaryumviye afite akaga, sibyo? Niyo mpamvu ari ingenzi ko tureba mu byanditswe. Reka duhere mbere aho dutangira kubona Imana ivuga ku gitabo, cyangwa se ku ijambo ryayo nk'igitabo. Ubwo ni nk'igihe ide y'igitabo, Bibiliya nk'igitabo, yari ikiri ntoya cyane. Yosuwa igice cya 8 kugera ku wa 9. Ninde ufite kamere inyuma hariya kuri Confiance? Confiance, umuntu mwegeranye hirya ku ruhande ninde? Ni Claude. Aha, dusomere Yosuwa igice cya 8 kugera ku wa 9. Barasi barantu bafite Bibiliya z'icyongereza gusa. Ufite ikinyarwanda muri mwebwe asome. Yosuwa igice cya 1 kuva ku 8 kugera ku wa 9. Aha, urakoze. Avuga ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Hera ku wa 6. Haravuga ngo komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Imana iguhe umugisha. Aya magambo yavuzwe n'Imana ubwayo. Yari kubwira Yosuwa wari ugiye gukorera mu ngata Mose, gusimbura, ni ikinyarwanda gikomeye, gusimbura Mose ku buyobozi bw'Abisirayeli, cyangwa se bw'umuryango w'Imana, itorero ry'Imana ry'icyo gihe. Icyo gihe Abisirayeli bari mu butayu, Mose yari amaze gupfa. Yamubwiye ibintu nka 2 ahangaha: ukomere ushikame. Icyo ni icya mbere. Ni nko kuvuga ngo ntutinye, uhanga amaso ku Mana gusa, uyizere, uyiringire. Ariko uburyo ibyo azabigeraho nibyo akomeza amubwira guhera ku 8 ngo witondere amategeko nahaye Mose, cyangwa se witondere iki gitabo. Niho hambere hazi ikintu cy'igitabo. Bigaragara ko Imana yarandikishije ibyo yagiye ibwira Mose byose, guhera ku mategeko y'ubwayo yiyandikiye. Urumva ko Imana yari ifite igitekerezo cy'uko tuzagira ikintu cyanditse, y'ubwayo yaranditse. Kandi ntabwo ushobora kwandika wiyandikira. Akenshi iyo wandika uba uvuga uti nubwo ngewe ntakibagirwa, ariko nzabona aho, nubwo memoire yanjye yantenguha, hari ahantu nzifatisha nzasanga biri.
niyo mpamvu yo kwandika. Muri make ni iby'ejo, ibyo wandika aba ari iby'ejo. Ahangaha hari ibintu byinshi byaramaze kuba collected, gushyirwa hamwe mu gitabo, igitabo cy'Imana. Imana ibwira Yosuwa ngo ibyo bintu byo muri icyo gitabo rero atangire abyitondere. Muri kumva itegeko rya mbere ryo kwita kuri Bibiliya, yabibwiye Yosuwa amuhereza igitabo. Bya bitabo bitanu bya Mose byo bita Torah muri Bibiliya y'Abayahudi. Ni igice kimwe cy'ibice bitatu bigize Bibiliya y'Abayahudi. Hari ibitabo bitanu bya Mose bitwa Torah, hakaba n'ibyo bitwa prophets, hakaba n'izo bita writings cyangwa se inyandiko. Ni ibice bitatu bigize iyo Bibiliya. Ubwo muri writings harimo ibintu byinshi za Zaburi, byose biri mu nyandiko, mu byo bita inyandiko, writings cyangwa se ketuvim. Prophets haba harimo noneho abahanuzi bose, navim ni abahanuzi bose. Ni ibice bitatu bigize Bibiliya. Niyo mpamvu hari aho Yesu yavuze ngo Mose n'abahanuzi na Zaburi. Byabaga ari ubundi buryo bwo kuvuga iyo Bibiliya yose ko bavuze ikintu runaka. Aramubwira ngo ntugakore ikindi, ahubwo ufate igitabo ukimenye, akanwa kawe kazahore gahamya ibiri muri iki gitabo. Ibyo bintu biratangaje. Bivuga ngo najya kubwira Abisirayeli ntazagira ikindi kintu mu by'ukuri gishya ahimba keretse guhamya ibiri muri iki gitabo, kandi ryari amanywa na nijoro, ngo kugira ngo akurikize ibirimo byose. Noneho akamubwira ngo nibwo azahirwa. Ibyo bintu hari ukuntu bisa nkaho bitangaje, kubera yuko ubundi ntabwo umuntu ugiye kuba umuyobozi w'igihugu gikomeye, abantu barenga ibihumbi miliyoni zingahe bari mu butayu bari gutaha mu gihugu cyabo, bari igihugu gikomeye, kubabwira ngo ibi bintu aba ari byo azahamya, ibintu bidasanzwe. Ntagahweme kubihamisha akanwa ke. Wahamya ibyo utazi, wahamya ibyo utazi. Ni ukuvuga agomba guhora agisoma kugira ngo najya kuvuga avuge ibyo yasomye muri cya gitabo. Kubitekerezaho naho bisaba kuba wabisomye, noneho gukurikiza ibirimo byose. Muri make hano no mu ntoki ibyo agiye gukora byose, head, mouth and hands, aho hose nibyo bizinfominga ubuzima bwe. Ikiva muri ibyo ni uguhirwa mu nzira ze zose. Namwe mutekereze akamaro k'aya magambo. Ibaze ejo bundi perezida mwabonye ukuntu yarahiye, abantu benshi mwarabibonye kuri za YouTube no kuri televiziyo n'abagiyeyo niba murimo ahangaha. Ariko ibaze iyo bamubwira ngo rero nta kindi kintu buriya uri bukore, akira igitabo. Ibyo gusa. Yarahiye atese, bamuhaye igitabo, batese ni iki? Ni Bibiliya. Ibyo gusa. Ibaze kuvuga ngo ibintu byose uzakenera wa mugabo biraha. Batese nta mafaranga bamuhaye wenda ya muri beneri azashobora gukoresha, batereka da, ni igitabo gusa bamuhaye. Ntabwo se nibura bamuhaye ibintu by'amasheka akomeye miliyari menshi azagura intwaro zo kurinda igihugu, bati oya da, ibyo byose ntibabimuhaye, bamuhaye igitabo. Uko niko Imana yabwiye Yosuwa. Nta bindi nguhaye, akira iki gitabo. Nukurikiza ibirimo uzahirwa muri byose. You will be a successful leader, umuyobozi ushoboye cyane. Ibyo bintu biratangaje kuko no mu gihe cy'abami Mose nibyo yategetse ko abami bazakora mu gutegeka kwa kabiri igice 17, igihe cy'abami
ku murongo wa 14. Aho ntabwo muhasoma kuko mushobora gutinda, reka mpavuge ibihari. Haravuga ngo hari ibintu Mose avuga ngo nimujya mu gihugu cyanyu mukahagera mugashaka kwimikira umwami. Yari arimo guhanura ababwira ati rero bizagera, hari igihe kizagera mushaka kwimikira umwami, ariko dore mbabwire mbihanangirize, dore ibintu muzarebaho nimujya kwimika umwami. Icya mbere, agomba kuzaba ari uw'Imana yatoranyije. Ntimuzitokeze ngo mugende muvuga ngo ngende niboneye umuntu ukomeye rwose munini nkakura kwa Placide, nyine ari umuntu w'umusore ushinguye, ati rwose ubu niwe uraba umwami. Kandi ko byagenze kuri Sawuli. Muramenye ntimuzakora igikosa. Azaba ari uw'Imana yatoranyije. Icya kabiri, agomba kuba ari umwisirayeli, nyamwisirayeli, atari umunyamahanga. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, azirinde kwigwizaho amafarashi n'ingabo, intwaro za gisirikare. Ibyo bintu biratangaje. Ni gute azarinda igihugu atigwijeho ingabo n'abasirikare? Wakwigwiza se w'abasirikare ute? Ko ari uko umwami icyo gihe yagombaga gufata abasirikare benshi akabashyira mu gisirikare, kandi iyo ugiye mu gisirikare aba bafiteho autorite. Kandi icyo Imana yangaga ko hazagira umwisirayeli ujya kumera nk'umucakara ku wundi. Kandi ingabo nuko ziba zimeze niko ziba zimeze ku mugaba mukuru w'ingabo. Ikindi, azirinde gusubiza abisirayeli muri Egiputa. Yesu ashimwe cyane. Azirinde mu bintu yihanangirijwe, ntazigere atekereza gusubiza abisirayeli muri Egiputa. Ikindi, azirinde gushaka abagore benshi. Nta muntu uri hano washaka gushaka abagore benshi? Ntawe? Ngo azirinde, ubwo ntabwo waba umwami gusa, nicyo bivuze. Ngo batazamutwara umutima bakamukura ku Mana. Murimo kumva abami muzi batubashye aya mategeko? Muri kubumva? Muzi n'impamvu baguye ko biri mwaha? Yari yamaze kubivuga. Ariko kambabwire ikindi, ngo ntazigwizeho ubutunzi. Ntazigwizeho ubutunzi. Murabazi abari abatunzi muri Isirayeli? Abo bose bari babizi ko bari kubikora. Mose kera n'igitekerezo cy'ubwami kitaraza, yari yamaze kubabwira ibyo umwami azirinda. Mwumve ku murongo wa 18 noneho ibyo ategetswe kuzakora. Ho ndahasoma. Ibi nibyo atazakora. Muri kumva? Ibi mbabwiye byose mbya atagomba gukora. Umva ibyo ategetswe gukora noneho, kimwe gusa ategetswe gukora. Ngo kandi namara kwima ingoma ye, aziyandikira aya mategeko mu gitabo. Aziyandikire. Bamwe mutazi kwandika, muri kwandika muri za telefone mutakibuka kwandika n'intoki. Aziyandikire amategeko y'Imana mu gitabo, ayakuye mu gifitwe n'abatambyi b'Abalewi. Nukuvuga ngo azajya gufata original ku batambyi, aze yicariwe amara ibyumweru yandukura mu cyo gitabo, kandi ntazabikorerwe n'abandi. Icyo gitabo yandukuye azakibike, ajya gisoma iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Umutima we utishyira hejuru ya bene wabo, adateshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo ave muri aya mategeko, ahubwo ngo arame mu bwami bwe we n'urubyaro rwe hagati mu Bisirayeli. Nshuti zanjye, mwabyumvise? Bijya gusa nk'ibyo bya Yosuwa. Itegeko, ibintu byo atazakora ni byinshi, ariko icyo azakora ni kimwe: kwandukura igitabo, kopi. Nigeze mukora ya exercise yo gukopiya Abaroma. Ni nk'ibyo. Noneho we yagomba gukopiya Old Testament yose. Byose agakopiya, agahera kuri mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi agakopiya, agahereye aho ngaho akageza kuri byose. Azandukure icyo gitabo originale, abatambyi bayisubirane, atunga icye
kuko icy'abatambyi kiri holy, kigomba kubikwa n'abatambyi. Iki cyo ni kopi ye. Umwami utagira kopi y'ijambo ry'Imana ayitunge iwe, ajya ahora ayisoma igihe cyose akiriho. Murumva ubutware bw'ijambo ry'Imana? Murumva Imana uko yatekerezaga igitabo cyitwa Bibiliya, niho azamenyera kubaha Imana, nibwo azabasha gusa kunezeza Imana. Ngubwo ubutware bw'ijambo ry'Imana. Ariko ubwo wenda mwagira ngo ni iby'abami, reka tujye kuri uriya muntu wundi wa hariya ku ruhande. Alexi, umuntu uri imbere yawe ku ruhande ni Samu. Dusomere Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Zaburi zari indirimbo mu by'ukuri. Ahangaha tugeze no muri mu baturage. Abaturage bo bari babayeho gute? Bibiliya yarabarebaga cyangwa ni iby'abami gusa? Abami yego, ariko n'abaturage basanzwe nabo nuko, kuko Zaburi zari indirimbo zaririmbwaga na rubanda, nka kumwe muririmba yiharya. Sinzi iyo mukunda kuririmba. Ukunda kuririmba ihe wowe? Akarimbo ukunda kuririmba kazwi n'abantu benshi. Okay, indirimbo rusange. Yego, dusomere Samu. Uve ku murongo wa mbere ugeze nko kuwa 5. Haravuga ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Urekeraho, urakoze. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi n'ibindi byinshi adakora, ariko dore icyo akora gusa, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Kandi uwo muntu uhiriwe ahora yibwira ayo mategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Ibyo gusa. Ntabwo bya bintu bireba abami gusa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese Imana ibara ko ahiriwe ni umuntu ufata ijambo ryayo akaba ari ryo yibwira. Muri make, nuhura n'umuntu utazi ijambo ry'Imana, who doesn't even care ibyo Imana ivuga, uguhirwa kose yaba atekereza ko afite kuri kungana na 0, ndetse gushaka kwa kuri inyuma y'ubusa, kubera ko nta kintu na kimwe afite. Ni ukuvuga ngo guhirwa k'umuntu kungana na amount, n'ingano yo gutekereza ku ijambo ry'Imana afite. Ijambo ry'Imana ngubwo ubutware rifite. Umuntu Uwiteka yishimira n'unezezwa n'ijambo rye, n'uhora yibwira ibya Bibiliya, uhora atekereza ibya Bibiliya, uwo niwe uhiriwe n'Uwiteka. Haleluya. Muri make, iyo dutekereza bya bintu byose bititwa guhirwa, umuntu wese ubu ngubu umubwiye ngo uhiriwe, niki wakumva kikugiza umuntu uhiriwe ku buryo buri wese akumenya ko uhiriwe? Tutari hano, tutari mu kuvuga nyine ku ijambo ry'Imana, ntababwiye ibyo impamvu ndi kubibabaza. Nk'10% ntekereza ko aribo bari kwirifaringa kuri Bibiliya. 10% nabo bashaka ko ari benshi. Hatumva mpiriwe cyane cyane nk'abantu nize nk'university nkayirangiza, nkajya kwiga no mu Bwongereza masters, ubundi nkaza we nkakora na doctora. Urumva nabamiriwe pe, nabamiriwe rwose. Umwe ashaka kongeraho ibindi bitandukanye. Uhiriwe ninde? Zaburi 119 ni zaburi ndende, nayo ivuga ku ijambo ry'Imana, ariko yose ivuga ku kamaro k'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iby'ukuri, ijambo ry'Imana risaba ibikwiriye, ijambo ry'Imana ritanga ibyiza, ijambo ry'Imana, God's word, amategeko y'Imana, ni amategeko y'Imana. Zaburi iruta izindi, ariko ntimuzayitinye, hari abayifashe mu mutwe benshi. Zaburi 119, ijambo ry'Imana ritanga ibintu byinshi byiza. Ijambo ry'Imana niryo rigayidinga umuntu mu buzima bwose. Uko niko ubwoko bw'Imana bwagombaga kubaho.
muzasome iyo zaburi. Mu ijambo ry'Imana rero harimo byose. Niho Uwiteka yategekeye umugisha wose yageneye abantu bayo beza bizera. Mu bihe byose, nta handi, nta bundi buryo, hose iteka ryose ni mu ijambo ry'Imana. Icyakora ndabizi ko mwatangiye kujya musoma ibintu byinshi. Hari umuntu urimo kwibaza ngo ariko ibyo byanditswe n'iby'Abisirayeli, ibyo uvuze byose ni ibireba Abisirayeli. Njyewe ko ndi umunyarwanda, ko ngiye nkomoka kuri nde? Gihanga, Macumu, ko ngiye nkomoka kuri nta nubwo mwe muzaho mukomoka, mwaremwe n'Imana kambabwire. Aha, ko ntabwo mwari muzaho mukomoka. Ko ngewe ntaho mpuriye n'Abisirayeli, urambwira ute yuko ibyo bindeba? Kambabwire aho bibareba. Mwibuke ko aba bantu bakomoka kuri Aburahamu, ariko ahamagarwa mu gice cya 12 cy'itangiriro, Imana yaramubwiye ngo kubera ko abantu bose bantaye, kubera ko ubwoko bwose bwantaye bwangomeye, dore umugambi mfite. Nshaka ko wowe nkugira ubwoko bukomeye, kandi muri wowe hazavamo umugisha. Uwo mugisha uzakuva muri wowe, urukiryi rwawe, niwe amahanga yandi yose atataniye mu isi azaherwamo umugisha. Haleluya. Ni ukuvuga ngo igihe yabwiraga Abisirayeli ibi ngibi, yari ifite umugambi w'uko ba bandi bose, ya mahanga yose, Abameda, baki bose, Abahivi, nanga bagombaga kurimbura. Bose bagombaga guherwa umugisha muri ubu bwoko. Ndabizi ko bigiye kubacanga ati abagombaga kurimbuka se, abagombaga kwicwa, ubwo ngubwo ni gute bagomba kubona umugisha? Bagomba kubona kubera ko bahaye ubwoko bw'Imana aho kuba bapfuye nyine. Imana yari ifite umugambi munini w'uko amahanga yose yo mu isi n'Abanyarwanda ubwo bari barimo, ba bandi bari kure, niba bari muri za Chad, niba bari hehe, niba bari muri za Ethiopia, hirya no hino, n'abirabura bose bikusi hirya iyo, bose bagombaga kubonera umugisha muri Aburahamu. Naho ngaho aya magambo natwe tureba, kuko fete icyo Imana yari gukora ni nko gutangirira, ni nk'uko utiyo hariya yacika, wabona amazi atumutse hariya agahita kwira ahantu hose mu murima wose. Nuko Imana yari bigamije ko ibi bintu byiza bizagera ku mahanga yose yo mu isi. Imana ishimwe rero yuko ibyo ngibyo yabisohoje iduha Yesu Kristo. Uyu Kristo yaduhaye yabanje kuduhuza n'Imana mu buryo bw'umwuka, abanza kutwunga n'Imana, ariko adusigira nawe n'ijambo. Ijambo ryo iryamuvuze n'iryo yadusigiye, iyo tubishyize hamwe nibwo dufite Bibiliya yuzuye, kuko dufite ijambo ryamuvuzeho n'ijambo yavuze. N'amagambo abiri gusa, kuko intumwa n'abigishwa n'abahanuzi abo bose ni abakoraga bakoreshwa nawe mu mbaraga z'umwuka wera. Ngo mu by'ukuri n'amagambo abiri dufite, ni iryavuze Yesu ko azaza, n'iryo yavuze amaze kuza. Isezerano rya kera n'irishya. Simbakoreye incamake mutazongera kwibagirwa. Amagambo abiri dufite muri Bibiliya, ni iryavuze ko Yesu azaza, n'iryo yavuze we aje. Abiri. Amasezerano abiri yose ashingiye kuri Kristo Yesu. Reka tuvuge kuri Kristo. Kristo yavuze iki kuri Bibiliya? Matayo igice cya 4:4, Yesu aramusubiza ati handitswe ngo. Aho yavugaga ari hehe? Muri Hanaka, mu gitabo cya Bibiliya yabo, cyangwa se muri ya Bibiliya y'Abayahudi. Naho ngaho hari harimo ibi ngibi, cyangwa se niho yavuga ngo handitswe ngo, iyo bitaga Tanaka. Iyi Bibiliya yabo niyo bavuga ngo handitswe ngo. Handitswe ngo iki? Umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana yabwiraga Satani. Matayo 4:7, Yesu nanone aramusubiza ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana. Akibwira Satani ku murongo wa 10 w'icyo cya 4, Yesu aramubwira ngo genda Satani, kuko handitswe ngo. Urumva ko
mu by'ukuri ikintu cyonyine afite ashobora gutangaho umugabo ni ijambo ry'Imana, ni ijambo Imana yandikishije, ni ijambo azi ko ryanditse, ni ijambo na Satani we azi neza ko ryanditse ahantu babiziranyeho. Luka igice cya 4 Yesu aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Magambo amwe. N'igice cya 8 Matayo igice cya 11 uwo niwe wanditse ngo, wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe izakubanziriza igutunganirize inzira. Aho ni kwandikwa, niho handitswe ngo. Matayo 21:13 byanditswe ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Yohana igice cya 6:35 byanditswe ngo, cyangwa se byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana, umuntu wese wumvise ibya data akabyiga aza aho ndi. Byanditswe ngo, it is written. Ni nko kuvuga wundi muntu uze mu kigiri kigize, ni nko ngo it stands written. Ni ngo hari ahantu hasize nko ku gikuta byanditse, ni nkayo ide, it stands written. Byanditswe ngo ni ibintu bidakuka, biranditse. Natwe iyo ndimi mvugo tuyikoresha, ikintu cyanditse ubuzi ko cyanditse. Niyo mpamvu burya nuwandikira umuntu ikintu ntabwo ubuzi aho kizagera. Bitandukanye n'amagambo butwiza uburyo bwo kuyarecordinga, ariko icyanditse cyo cyanditse. Abyumvise? Icyanditse. Yesu yahaye mu by'ukuri ijambo ry'Imana intebe. Uyu Yesu twizera waduhaye ubugingo bw'iteka, ikintu cyonyine yaciraga bugufi ni handitse, ni ijambo ry'Imana, kuko azi ko ubutware rifite ni ubutware uri hejuru y'ibindi byose mu isi. Ntabwo yashakaga kunyuranya n'ibyanditswe. Bahiburayo igice cya 1 haravuga ngo kera Imana yavuganye natwe n'abasokuruzwa, nako yavuganye n'abasokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi, mu buryo bwinshi. Ariko muri iyi minsi y'imperuka, uburyo bwinshi murabuzi tandukanye, ariko ngo muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu mwana wayo. Umwana wayo. Hari ibihe bibiri byabayeho. Hari igihe cya mbere aho Imana yavuze mu buryo butandukanye, mu buryo bwinshi, ivugana n'abasokuruza muri rya jambo rya mbere. Ariko mu gihe cya kabiri Imana yavuganiye natwe mu mwana wayo. Muri make ibintu byose dufite mu isezerano rishya ni umwana w'Imana uvuga. Hari amagambo ye yivugiye, hari ubuzima bwe yabayeho butagira icyaha, nabwo ni message, hakaba n'ibikorwa yakoze, harimo no gupfa ku musaraba ku bwacu. Nibyo bintu bitatu ushatse wabitandukanye: ubuzima bwe, amagambo ye n'ibikorwa bye. Ibyo ni isezerano rishya. Yesu niwe jambo dusoma. Ibyo bintu bigiye bisa. Yesu niwe jambo dusoma, jambo wanditse, Mwuka Wera amuduhishuriye. Muri make Bibiliya ifite ubutware, kuko umwana w'Imana ari we zingiro ryayo, kandi nawe tumubona acira bugufi ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusomye rero mu byo Yesu yakomeje gukorera mu ntumwa, naho dusanga Imana yarakomeje guhesha agaciro ijambo ryayo. Mu byakozwe n'intumwa cya 116 baravuga ngo, bagabo bene data, ibyanditswe byari bikwiye gusohora. Mwabyumvise? Ibyo Umwuka Wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu. Ibyanditswe byari bikwiye gusohora. Izi ni intumwa zari ziri gucira bugufi ijambo ry'Imana. Tubona Paulo nawe ajya kugenda yandikira umwigishwa we, uwo ni Timoteyo, wari ugiye gusigarana ubutware cyangwa se ubuyobozi bw'amatorero menshi yo muri Aziya, by'umwihariko muri Efeso.
amuha amagambo akomeye, ibintu bijya gusa neza nk'ibyo Imana yabwiye Yosuwa igihe Mose yari amaze gupfa. Ku murongo wa 16 w'igice cya 3 Timoteyo wa 2 aramubwira ngo ibyahanuwe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya, kumuhanura gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo akore imirimo yose myiza. Birababaje iyo umuntu ashatse gukorera Imana, abyita gukorera Imana, ariko Bibiliya akayishyira ku ruhande. Muri make ni nko kuvuga ngo nshaka kubaho ariko sinshaka kurya. Ibyo ubwabyo biranyuranyije. Ni ukuvuga ngo iyo utarya urapfa. Ngewe nshaka kubaho ariko ngo sinshaka kurya, sinshaka kunywa amazi, ariko nshaka kubaho cyane. Iyo ni contradiction. Ni ibintu bibiri binyuranye. Ibyo bintu rero ko binyuranye ntabwo ari ukuri. Ibi byose igihe cyose Imana yashatse gutanga ubuzima yabutangiye mu ijambo ry'Imana. Bibiliya irimo byose ukeneye kugira ngo ubeho ubuzima buyubaha, buyihesha icyubahiro. Ibyo ukeneye kwiga byose, kumenya Imana, biri mu ijambo ry'Imana. Ukeneye kwemezwa ibyaha no gushaka gutunganira Imana, biri mu ijambo ry'Imana. Ushaka gutunganywa no kwezwa imbere y'Imana, biri mu ijambo ry'Imana. Ushaka guhanirwa gukiranuka no gutozwa no kugira, byose biri mu ijambo ry'Imana. Bibiliya niyo ituma ushyika. Ni ukuvuga iyo tuvuze ngo uri umwigisha wa Kristo, ahangaha baragukomishoninze ngo genda nawe making disciples ahandi, ari kuri campus, ari n'ahandi hose uri ubuzima bwawe buri mu uyu munsi, nta kindi bari bakuragije ijambo ry'Imana. Nk'uko Pawulo yabikoze mu byakozwe n'intoki cya 20, afata abakuru b'itorero b'amatorero yose ngo arabahuza, aravuga ati mbaragije Kristo n'ijambo rye, nta kindi cyashobora kubashoboza. Bibiliya rero niyo irimo iby'imirimo abantu bakora, nirimo ibintu byose dukeneye kugira ngo dushobore kuba turi fruitful, dushobore kwera imbuto zikwiriye. Kansoze kuri Petero intumwa mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa 2 yaravuze ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Haleluya. Aho nibijyanye n'uburyo twabonye Bibiliya, ariko ni ubuhamya bukomeye ku byanditswe, ni ubuhamya bukomeye bw'uburyo burya dufitiye Bibiliya, ngo abantu babandi 40 bavugaga bashorewe n'Umwuka Wera bandika iby'Imana. Burya niyo mpamvu Yeremiya yanditse urwandiko ntuzi umuzingo wa mbere bakawutwika, Imana igita imubwira ngo hita ufata undi muzingo wongere wandike vuba vuba. Burya ni umwuka w'Imana warimo akora. Bibiliya ni uko nguko twayibonye. Kubera iki? Kuko Imana ariyo yari ibigamije ishaka kutwimenyekanisha ho. Petero wa 2 igice cya 3:15 ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Ahangaha tubona Petero aduha ubuhamya, ariko aha agaciro inzandiko za Pawulo. Bisa nkaho inzandiko za Pawulo n'izindi nyandiko byasirikiraga mu matorero hirya no hino. Hakaba rero abantu bagoramye, abantu b'imitima igoramye bashaka gupfusha ubusa iby'Imana, gusuzugura ijambo ry'Imana. Abo ngabo bagorekaga ibyanditswe. Kuko bagoreka ibyanditswe n'izi nzandiko kandi akaba ari ibyanditswe by'Imana, urumva ko biri kuri egalite. Nk'uko bagenza ibindi byanditswe, ni nako n'izi nzandiko bazigenza. Bene abo ngo bakizanira kurimbuka. Icyo dushaka kubona cyane ni uburyo ijambo ry'Imana, ukuntu Imana yaririnze, n'uburyo
Imana koko yari ifite umugambi ukomeye yuko za nzandiko zandikwaga zizaba ahangaha, hamwe n'iza Petero, hamwe n'ubutumwa bwiza buvuga kuri Kristo, hamwe n'ubutumwa bwiza bwa Mariko ubwo yanditse ayobowe na Petero cyangwa se afashijwe na Petero, agenda amubwira ibintu byose ko byagenze, aho atarari akamubwira. Ibyo byose Imana yari ifite umugambi ngo bizarangira biri hamwe, kandi niyo mpamvu bitagomba kunyuranya. Uwo murimo wo kutanyuranya no gukora ku buryo bihura ni umwuka w'Imana wawukoraga. Yesu ashimwe cyane. Isezerano rishya rero naho turifite, ariko rifite ubutware bungana n'ubw'irya kera, kuko ibyo bya kera abo bantu bafite imitima igoramye ngo babigorekaga nk'uko bishakiye n'ubundi, babonye n'izi nzandiko bakazigenza gutyo. Isezerano rishya rifite ubutware bungana n'irya kera, kandi zose zivuga kuri Kristo. Imana niyo yabivuze. Ubutware bw'Imana ni ubutware bw'ijambo ryayo, ni ubutware bwa Bibiliya. Ndimo gukora iki? Ndimo gushaka kugufasha wowe ufite doute, wowe ufite gushidikanya kuri Bibiliya, ngo Imana igufashe ihandure muri wowe uko gushidikanya kose, ivane mwako kantu, sinzi niba ari uku, ikabage kavemo ko gushidikanya ku butware bw'ijambo ry'Imana, kuko nicyo gituma utabyuka ngo wumve icyo Imana ivuga. Nicyo gituma usempatayizinga cyangwa se ugirira impuhwe ba bantu bagiye mu byumba hirya no hino kumva icyo Imana ivuga kandi basize Bibiliya iwabo. Nicyo gituma wumva wagiriye impuhwe ko biri kose, ariko se ko Bibiliya hari ukuntu itasobanutse, ntibajye kwiyumvira nyiri icyo Imana ivuga hirya aho ngaho, wenda nuko ubyo wumva ubitekereza. Nicyo gituma utagira confidence zo kubwira abantu ngo Imana iravuga ngo. Ese yabikubwiriye he? Ngwino nkwereka aho yabimbwiriye, ubundi musomane Bibiliya. Ntabwo confidence uyigira. Wumva wavuga uti ariko nasomye Bibiliya, ati hari ahantu Bibiliya ivuga gutya, ariko ukumva nta wakubaza ngo nose Bibiliya nyine ihuriyehe n'ibi ngibi ko ngiye nshaka Imana imvugana nanjye, ukumva nta wakubaza ibyo ngibyo. Ntabwo ufite confidence zo gusubiza ngo Bibiliya iravuga ngo, Imana iravuga ngo. Nibyo nifuza ko Imana yoperatinga muri wowe, igakora ku gasajari gatoya, niba ari nka kamayina sajari, ikakakuramo ako kanyama ka doubt, igakuramo, ikaguha confidence yo kurirayinga ku ijambo ry'Imana. Reka subiye nk'ibyo navuze mu yandi magambo muri make. Mbibutse ko Bibiliya ariyo ifite ubutware. Ibintu nk'abingahe navuze, ariko mu yandi magambo, ubutware bwa Bibiliya bushingiye ku butware bw'Imana. Ni ukuvuga ngo uko Imana ari Imana, ubutware bwayo buva muri ubwo bumana bwayo nyine, ntabwo ari hanze biva. Ntabwo ari kuvuga ngo hari undi muntu waje aravalidatinga avuga ngo Mana ngo haye ubutware. Yo kuko ari Imana, mu bumana bwayo niho hari ubutware. N'ijambo ry'Imana nuko rimeze, kuko ubutware bw'Imana, ibyo yahumetse bifite ubwo butware bwayo. Yesu niwe zingiro ry'ubwo butware. Ni ukuvuga nta butware butavuga Bibiliya, ariko nanone nta butware bwa Bibiliya butavuga Kristo. Kristo niwe center, niwe bivuga ngo iki muri geography muzi icyo bita gravity. Ahantu ibintu byose bigravitatinga bigana, aho hantu ni kuri Yesu. Yesu niwe ibintu byose bikonverije biganaho. Urabona kuri ukuntu wacukura nk'akobo, amazi akaza yose ariho agana. Nuko aho ngaho ni muri Kristo. Kristo niwe center of gravity wa byose. Yohana amwandikaho yavuze ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo jambo yari Imana, ngo kandi yari kumwe n'Imana, ngo kandi hepfo ageze abo ngo jambo yaraje ngo abana natwe. He tabernacled with us. Yaraje akora ikintu cyose nk'ihema. Iryo hema ry'Imana rirazatura muri twebwe, turiribona rimeze nk'Imana nyine, riri mu bwiza bw'Imana. Uwo ni Kristo yavugaga. Uwo niwe jambo rero. Uwo jambo w'Imana, jambo ry'Imana, Bibiliya, afite ubutware
afite autorite nini cyane hejuru y'ibindi byose, kuko nta kindi na kimwe kimurusha cyangwa se kirusha ijambo ubutware. Muri Bibiliya tubasha gutahura Imana, dushaka kumenya kudiscoveringa Imana, dushaka kumenya Imana ni iki, Imana isite, Imana ivuga iki. Imana nta handi na hamwe yimenyekanishirije uretse muri Bibiliya. Muri yo tubasha guhura n'Imana nyamana, mu butatu bwayo, Imana nyayo, the true God. Ikindi nuko ukuri kw'Imana gufite nyine ubutware, gufite imbaraga zo kuduhindura, zifite imbaraga zizewe, ubushobozi bwo kuduhesha ubuzima. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo. Haleluya. Imana ishimwe kubwa Bibiliya. Imana ishimwe ko yaduhaye ijambo ry'Imana ryanditse. Imana ishimwe ko Kristo yaje ntagende gusa ngo tuzajye turyumva ari amateka atananditse, ahubwo Imana ikandikisha ijambo kugira ngo muri iri jambo ryanditse tuzahure na jambo wa wundi utanditse, Kristo, maze niduhura nawe duhindurwe nawe iteka ryose. Haleluya. Ikibazo rero gisigaye, ese Bibiliya nayiringira yonyine? Yonyine pe? Ubwo koko ushatse kuvuga ko nayiringira yonyine mu buzima bwanjye kandi hari abandi bigisha bakomeye nzi, rimwe na rimwe banayigisha nkumva hari akandi kantu kakunyu bongeyemo keza, hari ukuntu nyine yigiye umuntu yigisha ukumva ati uyu we rwose noneho ndabyumvise. Bibiliya burya wowe uri dry, uriya muntu we yari inspired, cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye bifite authority muri iyi si, muri iki gihugu, iyo bivuze ibintu birakangarana. Nakiringira Bibiliya yonyine koko? Rwose ndabyumvise pe, ndabyumvise ibyo muvuze ko Bibiliya nyine ifite ubutware rwose pe, aho ndabyumvise. Imana ishimwe twabyumvise, ariko se yonyine nayiringira yonyine koko? Ni gute ubutware bwa Kristo mu ijambo ry'Imana bukwiye kuba buyobora ubuzima bwawe n'itorero rya Kristo uyu munsi? Ubwo mu by'ukuri ni nko kuvuga ngo ni iyihe implication, ni ikihe gisobanuro ubu butware bwa Bibiliya bufite mu buzima bwawe bw'umwihariko? Ni gute ubu butware bwayobora wowe nk'umwizera mu buzima bwawe ukatega amatwi kuko ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana rero twavuze ko rifite ubutware ku mwizera no ku itorero. Umukristo akira bugufi ndetse akumvira Imana yizera ibyanditswe. Uburyo akira bugufi akumvira Imana ni mu kwizera ibyanditswe. Ababwiriza ibintu bitandukanye cyangwa se n'abakora preaching zitandukanye, autorite yabo n'ibyo bavuze ahantu biba bishingiye ubutware bwashingiye kuri ni mu ijambo ry'Imana, ni muri ya autorite y'ijambo ry'Imana. Rero kubera ubutware bw'ijambo, abumvise bakizera ijambo bashobora kuko kwakira ubuzima. Namwe ni mu nyumvire, ni iki kintu kindi cyabasha gufasha umuntu guhinduka, umuntu akava mu mwijima akajya mu mucyo w'Imana utangaje? Nta kintu na kimwe kindi Imana yahaye izo mbaraga usibye ijambo ryayo. Umukristo w'umunyantege nke kuruta abandi aho ntari aha ngaha, ariko ibaze, imagina umukristo umwe w'umunyantege nke kuruta abandi. Uwo afite privilege, afite amahirwe akomeye yo guhora afite ijambo ryahumetswe n'Imana. The weakest afite ijambo ry'Imana kandi yarifite, ari armed, aba afite imbaraga zikomeye kurusha umusirikare wa Ukraine uri gutera Uburusiya. Aba ari armed to the teeth, aba yambaye, aba afite imbaraga zikomeye zasenya ibihome, kandi ari weak, ari umukristo. Navuze umwe woroshye, umwe w'umunyantege nke niwe navuze.
iyo yiringiye ijambo ry'Imana. Ntabwo mvuga mwebwe bakomeye, the weakest, iyo yiringiye ijambo ry'Imana. Uko niko imbaraga zifite, niko imbaraga z'ijambo ry'Imana ringana. Umunsi w'ejo tuzaba tureba ku kibazo cy'ijambo ry'Imana n'ubuyobe butandukanye, uko ijambo ry'Imana ari indorerwamo yo kumenya ubuyobe butandukanye bundi buri iruhande rwacu uko bwaba bumeze kose. Ariko reka mvuge ku bibazo bimwe na bimwe bijyanye n'ubu butware bw'ijambo mu by'ukuri mu buzima bwacu. Muzi ejo bundi bafunga insengero, baracyari no kuzifunga. Hari ahantu bavuze ngo hafunzwe harenga 100 ngo hasengerwaga hatari insengero, ubwo ni mu bitare by'amabuye, inzuzi, amashyamba, ku misozi miremire, mu masenga y'inyamaswa, ubuvumo, bene nkaho 100 harenga. Abajyaho nange mushobora ko abari hano bagiyeyo, barahari ntabwo babura. Abajyaho abatekereza ngo ninjye hariya ndameze nka Mose ku musozi ahantu mu butayu. Hari no mu butayu, cyangwa aho hose bahitwa ubutayu. Ese nshuti yanjye, iyo misengere niko ijambo ry'Imana rivuga? Imana ni Imana ishakirwa bene aho. Bibiliya iratubwira ngo nimujya kunshaka muzanshakire ahantu hari amazi ari kubagwaho hejuru, ngo nibwo nzajya mbumva. Mujye mubabona bari aho hantu nk'aho. Dufite ibibazo bikomeye mu Kristo bwacu. Byakozwe n'intumwa isi ya 17 hamwe twasomye, Luka atubwira neza uburyo Pawulo yatwaye ubutumwa bwiza i Tesalonike. Ariko ngo hageze abantu baho baramwirukana, aragenda agera i Beroya, abigishwa bamuhungishije. Ageze i Beroya, abaho ngo baramwakira. Noneho niho avuga ngo ariko abaho bari beza kurusha ab'i Tesalonike, ngo kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Ngo ndetse bakajya bashakisha mu byanditswe buri munsi, bashaka kumenya niba ibyo Pawulo yigishije ari ukuri. Umusaruro wabivuyemo ngo benshi muri bo bizera ijambo ry'Imana, n'abagore b'icyubahiro babagira iki, n'abagabo batari bake. Uwizera Kristo asabwa ibintu bibiri ahangaha. Cya mbere, kwakira ijambo ry'Imana n'umutima ukunze. Bakira ijambo ry'Imana n'umutima ukunze. Haleluya. Kugira ngo ubu butware bw'ijambo ry'Imana bugire icyo butubwiye, kugira ngo ubu butware bw'ijambo ry'Imana bube koko hari icyo bubwiye ubuzima bwacu, nuko twakirana ijambo ry'Imana umutima ukunze. Ntabwo umutima utari wo guca bugufi ugira icyo umarirwa n'ijambo ry'Imana. Umutima udaciye bugufi ntacyo byayimarira rwose, ntacyo ijambo ry'Imana ryamarira bene uwo mutima. Cya kabiri ni uguhora tureba mu byanditswe. Mu by'ukuri nta kindi kigero kiri hejuru y'ibyanditswe twareberaho, ahubwo buri munsi ngo ni uguhora tugenzura mu byanditswe niba ibyo twumvise, ubuzima bwo ku ruhande twumvise, ibintu byose twumvise, amarigima twumvise, amaide twumvise, amapolitike twumvise, niba ari ukuri. Nta yandi mavuta adasanzwe. Ati uyu munsi pasiteri wacu yari mu mavuta adasanzwe. Cyangwa ati uyu munsi mfite ishurirwa ridasanzwe. Maze iminsi ku musozi. Ntabwo ari ibyo. Ntabwo ari ibyo ngibyo nshuti zanjye. Ntabwo ari ibyo rwose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni uguhora tureba mu byanditswe. Nta handi ho kurebera.
ni ukureba mu byanditswe ko ibyo twigishwa ari ukuri. Haleluya. Mu gihe cya Reformation, wa wundi Martin Luther nababwiye, hari ijambo rizwi cyane yavuze abwira umwami. Yari inteko nini cyane yateranye iri kumucira urubanza. Inteko yabereye i Worms. Yari inteko mu by'ukuri ikomeye. Imana ibikora mu buryo bwayo budasanzwe. Martin arahagera, ngo ntiyagombaga kuhagera, ariko arahagera, ashobora kwiregura, aravuga ngo, avuga amagambo akomeye azwi, abaho keretse nemejwe n'ibyanditswe byera, atari imyanzuro y'inama z'abayobozi b'itorero nazo zagiye zivuguruza mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye, ngo keretse nemejwe n'ibyanditswe, naho ubundi sinshobora guhakana no kuvuguruza ibyo nanditse, keretse nemejwe n'ibyanditswe. Unless I am convinced, keretse uje ukanyemeza ukoresheje ibyanditswe, nukoresheje ngo kanso runaka ngo yahangaha ngo yadesize ibi ngibi, izo kanso zagiye zikontradictingana, keretse gusa nemejwe n'ibyanditswe, kuko nibyo byonyine bistandinga, bigahagara, bigahama. Sinshobora, I will not and I cannot recant. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikoreshejwe neza ni intwaro ifite imbaraga ziruta iz'ibifaru n'indege z'intambara bikomeye cyane. Ijambo ry'Imana rikoreshejwe neza, ijambo ry'Imana risobanutse, ijambo ry'Imana Mwuka aduhishuriye, ni imbaraga zikomeye. Niyo mpamvu Yosuwa yihanangirijwe ngo dore Mose avuye ku rubuga, wowe ugiye kujya ku rubuga, ni wowe, nta yindi imbaraga we nguha, nta nubwo uzagenda nzagendana nawe nk'uko nagendaga na Musa. Ntabwo ari uko, ubu noneho wowe uratangira kugendera ku gitabo. Yesu ashimwe cyane, kuko Mose yari afite icyo Imana yari yamuzaniye gitandukanye n'icya Yosuwa. Niyo mpamvu Pawulo yihanangirije Timoteyo akamubwira ngo dore naye ngiye kugenda, ariko ubwo ngiye kugenda wowe ntabwo uzagendana n'Imana nkanjye, ntabwo wowe uzajya wandika inzandiko hirya no hino, wowe uzagomba gucira bugufi Bibiliya. Inzandiko twarazirangije kuzandika, twararangije, nta rundi wowe uzandika. Dore ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya rwose no kumuhana gukiranuka. Ijambo ry'Imana wowe icyo uzakora ni ukuricira bugufi. Kandi mwibuke ko mbere yaho nko mu gice cya 2 yamubwiye ngo ugire umwete wo kwiga cyane, ugire umwete wo gusoma cyane, ugire umwete wo gusomera abandi cyane ijambo ry'Imana. Hari ahantu hamwe hajya hantangaza, yamubwiye ngo ibi bintu ndi kuvuga ushobora kutabihita ubyumva, atariko think, ujye utekereza ku byo nkubwiye, Imana izaguha gusobanukirwa. Can you imagine? Ibi ndi kwandika ni ijambo ry'Imana, ujye uritekerezaho, bijya kumera nka ya Zaburi, meditate on this word day and night. Ujye uhora utekereza ku ijambo ry'Imana umunsi n'amanywa, ijoro n'amanywa, igihe cyose, nibwo uzahirwa. Ayo magambo umuntu badasa ati think about what I say. Ngo tekereza kuri ibi bintu ndi kuvuga, Uwiteka azaguha gusobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Ngibyo ibyo duhamagarirwa, nguko uko umwigishwa wa Kristo ahamagarirwa kumera. Umukristo, umwigishwa wa Kristo ni ijambo ry'Imana. Hari ibice bibiri birwanya ubutware bw'ijambo ry'Imana nifuza ko mumenya, cyangwa se ibintu bibiri. Hari iyo tuvuze ubutware bw'ijambo ry'Imana mu buzima bw'umwizera, ibintu bibiri biruta ibindi birwanya ubutware bw'ijambo ry'Imana. Icya mbere ni imigenzo y'itorero hejuru ya Bibiliya. Tradition. Mwize nako hari akamuvi kitwa
Placide ashobora kuba ari ukazi. Urakazi The Fiddler on the Roof? The Fiddler on the Roof hari ubizi? Tradition. Ikintu cyitwa tradition, ibintu byubatswe igihe kirekire, imyaka myinshi, noneho bigahabwa ubutware bwo kuyobora abizera. Amatorero menshi, ubwo nk'urugero ufashe urugero rwa Gatolika ntabwo iyoborwa n'ijambo ry'Imana, iyoborwa na tradition. Ni ukuvuga ngo ibyo idini, ibyo kiliziya ivuga nibyo kuri kuruta ibindi byose. Ni ukuvuga ngo no gusobanura ibyanditswe bigomba gusobanurwa bihuza na tradition. Niyo mpamvu Papa ari we the highest interpreter of scripture. Niyo ngo nushobora kuvuga ngo ahangaha ngo numvise ngo bivuga gutya, Papa kandi atabyemera. Papa niwe musobanuzi w'ibyanditswe kurusha ibindi byose. Niyo ngo itorero Gatolika cyangwa se Kiliziya Gatolika iyoborwa n'icyo bita magisterium. Ni inama nkuru y'abepiskopi iyobowe na Papa. Izo senode iyo nama nkuru ayobora y'abakardinali bakomeye, iyo bitwa magisterium, niyo nyine iyobora. Noneho ikiyongeraho dokima z'itorero zimaze imyaka ibihumbi hafi 2. Ngibyo ibifite ubutware bukomeye. Muri ibyo ngibyo mu byo bitabo mu bitoro bigomba kubahwa hariho na Bibiliya nyine, ariko ubundi si ifite the highest authority. Icyo ni the power of tradition. Ni imbaraga z'imigenzo y'idini, amategeko y'idini. Ubwo ntanze urugero kuri Gatolika, ariko ntimugire ngo ni wanyu siko bimeze. Ahantu hose ubutware bw'Imana atari bwo buyoboye, ijambo ry'Imana atari ryo riyoboye, Bibiliya atari yo mucira bugufi, ahantu utatinyuka kubwira pasiteri wawe ngo ariko pasiteri hano ko njye nasomye nkumva bivuga gutya, noneho ngo akumve akakubwira ati uri nkande ushaka kuvuguza pasiteri. Icyo ni kimwe na Papa. It's the same. Wakanawe kukijwe ejo, uri nkande umbwira ngo wowe wasomye, ngo wasomye. Ubukubwira uwagusubiza gutyo, ahantu hose wasubizwa gutyo, tradition aba ariyo iyoboye. Mwabyumvise? Ibigenwa n'amatorero bikwiriye kugira ubutware, nibyo rwose, ariko bigomba kubugira gusa igihe bicira bugufi Bibiliya. Ni nko kwivuguruza. Bikwiye kugira ubutware gusa bungana n'ubugomba nyine kuba buri munsi ya Bibiliya. Nibwo butware nyine. Ni ubutware wango tukatubigendereho, ariko dutegereje ko Bibiliya yatuvuguruza. Kuko igihe cyose biri tuvuguruje tugomba gucira bugufi Bibiliya. Ibigenwa n'itorero uko byaba ari byiza kose bigomba kuba biciriye bugufi ijambo ry'Imana. Nta nubwo bigomba gushyirwa hamwe n'ijambo ry'Imana. Ndavuga ugiye nko kubiklasa, ubundi ijambo ry'Imana riri muri kategori yaryo, ibindi bikajya hasi byose. Wenda byafasha mu kuvuga ngo wenda ibyo twumvikanyeho dore nibi byanditse aha, unyuranyije nabyo abanyuranyije n'umuryango wacu wenda, ariko ntabwo abanyuranyije na Kristo. Ushaka ko Bibiliya ivuga gutya, okay, ariko se yego, ariko abandi babivuga gutya, wenda kuko bivugwa mu buryo butandukanye, twebwe twahise mwibi. Ibyo gusa byagombye kuba biciriye bugufi Bibiliya. Za creeds ni nziza, Apostles Creeds, Nicene Creeds, nemera Imana Data twese mu ijuru n'isi, nemera bya bindi byose ni byiza, ariko bifasha gusa kuguma mu byanditswe, nta kindi bigomba kuba bidufasha. Ikindi cya kabiri gikunda gukontradiza cyangwa gikunda kuza kirwanya ubutware bwa Bibiliya ni ubwenge bwa muntu, ibitekerezo, reason. Ibitekerezo bya muntu, abo bita aba liberals, nuko batekereza. No mu Rwanda niho turi kugana. Za filozofi zitandukanye zivuga ko zigomba kumvirwa.
ubutware bufitwe na muntu, reason, ibitekerezo, amashuri mufite, feminism, democracy, amashyaka, ide runaka, communism, marxism, ibyo bintu byose, iki kintu cyatuyobora, ariko capitalism yatuyobora rwose, twese iyo ideology ibyo ari byo byose ni reason, ubwenge bwa muntu. Ubwenge bwa muntu ukavuga uko biri kose kaducire bugufi, kiriya kintu kirakora, kiriya kintu kirakora, reka tugicire bugufi. Ugasanga itorero riri gucira bugufi izo ntekerezo za muntu n'ibyo bitekerezo byiza. Imana ntabwo ishobora kugenzurwa n'ubwenge bwa muntu. Ntabwo tumenya Imana tubyishatsemo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo kangerageze gukreza ncukure muri jye mbone mu Imana. Ntabwo ushobora gutekereza muri wowe ngo witekerereze uze kubigera ku Mana, ntibishoboka. Imana tuyimenya gusa biturutse hanze yacu. Babyita ngo ni theology from above. Tumenya Imana biturutse mu ijuru, biturutse ku Imana yatugiriye ubuntu ikatwihishurira. Reason yanjye, gutekereza kwanjye, nshobora gusa kubikoresha kugira ngo bicire bugufi ubutware bw'Imana. Aho niho akamaro ka discipleship kazira. Ibitekerezo byanjye bikeneye gucira bugufi Imana mu ijambo ryayo, uko binywa bikarya ijambo ry'Imana bigatungwa naryo, bikagera igihe sigaye ntekereza neza, sigaye ntekereza ibitanyuranyije n'ijambo ry'Imana. Iyo niyo mbaraga ya discipleship. Aho naho rero ntabwo ibyo bitekerezo byageraho ngo bibe ari byo bifite ubutware kuruta ijambo ry'Imana. Ntibishoboka. Umuntu ntashobora na rimwe, ubwenge bwa muntu ntibushobora na rimwe kujya hejuru y'ijambo ry'Imana. Ubwenge bwaragutse nibyo rwose, hari uburyo bwinshi bwo kumenya ubwenge, ariko kambabwiza ukuri, ijambo ry'Imana riri hejuru yabyo byose. Niyo mpamvu ngarutse hahandi nyuma, abemera Bibiliya by'ukuri, twebwe abavuga ngo twemera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, evangelicals, tuvuga ko Bibiliya ifite Yesu Kristo nk'umutwe w'itorero, Yesu Kristo nk'umutwe wacu, ijambo ry'Imana nk'iri hejuru y'ubuzima bwacu bwose. Niba Kristo ari umutwe w'itorero kandi Kristo akaba ari we jambo, tumucira bugufi, ducira bugufi ijambo ry'Imana. Uko ndimo gusa nkaho mpuza Kristo n'ijambo ry'Imana, nuko nyine nta handi tumenyera Kristo atari mu ijambo ry'Imana. Turi mu bihe bidasanzwe aho umuntu yavuga Kristo atavuze Bibiliya. Ibyo bintu birababaje cyane ko umuntu yavuga Kristo atavuze Bibiliya, cyangwa se atamukuye muri Bibiliya. Ukumva Kristo avuze si uwa Bibiliya. Abo ba Kristo those Christs, abo ba Kristo bariho batari aba Bibiliya. Kristo akiza ibyaha, Kristo utakiza ku musaraba, Kristo utakubwira, Kristo atunga abantu n'Imana, Kristo umenya gusa, Kristo discoveringa gusa, ubundi kwikomereza. Bene abo ba Kristo, izo Christs, those types of Christs bariho. Bibiliya ifite ubutatu. Ni Imana Data niwe wayitanze, ivuga kuri Kristo, tukayimenyekanishwa cyangwa tukayibwirwa n'Umwuka Wera. Iyo ni Bibiliya tuvuga. Bibiliya twahawe as a gift from the Father, twayihawe nka kado ivuye kuri Data, ivuga kuri Kristo ko ari utwunga na Data, kandi Umwuka Wera akaba ari we wayitugejejeho, akaba ari uyidusobanurira, akaba ari nawe ukomeza akanasohoza ibyayo. Murumva ko ari Trinitarian, ni ubutatu. Intego y'ibyanditswe ni uguhishura Imana, ubutatu, bakagera ku gakiza, tukagera ku gakiza, tukamenya Imana, tugashobora kwizera Kristo, tukabaho tunezeza Imana, tubaho none n'iteka ryose tunezeza Imana. Ntabwo ari ugusubiza ibibazo bitandukanye, ahubwo nicyo niyo cyambere. Iyo niyo cyambere. Twunzwe n'Imana, turi kubana n'Imana, turi gucira bugufi Imana. Kansoreze
kuri ba bigisha bakomeye. Abigisha bakomeye, hari umuntu ufite umwigisha azi ukomeye? Urugero rw'umwigisha ukomeye. Abigisha bakomeye, bamwe bakomeye nyagukomera. Claude, umwigisha ukomeye uzi? Ukomeye kurusha abandi uzi hari hose? Urakoze rwose. John MacArthur, John Piper, abo ni abeza. Mbwira n'umubi. Hari uvuze witwa Ben Hinn, mugukoraho gutyo ukagwa. Abigisha bakomeye. Mu by'ukuri gukomera ntabwo ari ikibazo. Gukomera ntabwo ari ikibazo rwose, mutagira ngo twebwe tudakomeye turimo guhagurukira abakomeye. Mu by'ukuri gukomera si ikibazo. Ikibazo nifuza kubaza wowe waje ahangaha rwose. Umugabo nahereyeho mvuga wasomye wanditse kano gatabo yitwa Femi Adeleye, arabaza ngo ese abo bigisha bakomeye ku bw'Imana cyangwa bakomeye ku bwabo? Are they strong for God? Are they mighty for God? Or they are mighty for themselves? Nicyo kibazo ubundi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, baramutse bakomeye uko baba bakomeye kose, niba bakomereye Imana ntabwo baba bayiruta. Nta nubwo ijambo bavuze ryaba ari ijambo riruta iry'Imana. Impamvu rero ijambo ryabo bashaka ko riruta iry'Imana mu buzima bwawe nuko badakomereye Imana. Yohana, umwe mu bigisha bakomeye, umuntu wabayeho uruta abandi bose ku isi, uwo Kristo yatangiye ubuhamya akavuga ngo mu babyawe na muntu bose nta n'umwe uzamuruta, nta n'umwe umuruta. Uwo ni Yohana. Yaravuze ngo ngomba gucishwa bugufi. Urumva the great teacher, ngomba gucishwa bugufi we akazamuka. Kandi koko disi yahize acishwa bugufi. Acishwa bugufi mu gihe kitari gitoya, igihanga cye bakizana ku mbehe mu birori. Urwo ni urugero ubundi rwagombye kuba rurenze gukomera kose, kuko niwe muntu wenyine umwami wacu Yesu Kristo yahamirije ngo mu babyawe na muntu, ababyawe n'umugore bose, yaba ari muri systeme ya IVF cyangwa muri in vitro cyangwa yaratwiswe n'undi, ababyawe bose nta wuruta Yohana. Ukomereye Imana rero wese ni urwo rugero yagombye gufata, ni uguca bugufi igihe Imana bavuze ngo iraje. Akabati umva, niba ije ngewe ubwo ngomba gucishwa bugufi, hatagira unankonfuzinga nayo, hatagira n'umwe unyitiranya na Kristo. Ngewe ngomba gucishwa bugufi uwagashyirwa hejuru cyane. Haleluya. Ngiyo kritere ya mbere yo kwibaza ngo ese uwo muntu ukomeye arakomeye koko? Akomereye Imana? Uzibaze ibi bibazo nujya kuganira n'uriya muntu. Ese arubaha Bibiliya hejuru y'ibyo azi bindi byose mu buzima bwe n'itorero rye? Yubaha Bibiliya hejuru ya byose? Ese bavuga ko, ubwo yaba ari we n'itorero rye, ese bavuga ko bagize irindi hishurirwa rirenze Bibiliya? Uzibaza icyo kibazo. Bajya babivuga ko bafite irindi hishurirwa rirenze Bibiliya?
ese bavuga Kristo ko umwizeye abasha kwiyunga n'Imana, ko ari bwo buryo bwonyine yanezeza Imana mu buzima bwe bwa buri munsi, ko ari bwo buryo bwonyine yagira ibyiringiro bya none n'iteka ryose. Kristo bamuvuga gutyo, kwa Kristo wabaye ku musaraba, wagiye ku musaraba agapfa agahambwa akazuka. Ese ni abantu bashyiraho ibindi bisobanuro ku magambo ya gikristo asanzwe? Agakiza kavuga iki? Dore definisiyo yanjye nshya. Bene nk'ibyo, bene abo bagenda bari defininga amagambo yose mashya. Ese uburyo bwabo bishyira ku ruhande, bajya bavuga ko ari bo bonyine bafite ukuri? Umuntu najya kubwira ko ni jye mfite ukuri gusa, uzahite wegerayo. Cya gatandatu, akenshi bagira umuyobozi cyangwa yari abayobozi batwaza igitugu, bahora bikakaje bakoresha igitugu kugira ngo bagere ku ntego izo arizo zose. Iyo bagenda mu ruhame bagenda nk'abatari ku isi. Murabizi ukuntu bagenda nk'abatari ku isi. Amategeko, cya karindwi, akenshi bagira amategeko akakaye, bagira kwibabaza no guhana disipurine ikakaye. Nubisanga ahantu uzagira ubwoba uti ntabwo yaba ari sekte. Bikura mu muryango rusange, yaba mu marangamutima no mu bitekerezo. Isolation. Akenshi bakoresha uburyo butandukanye bwo kugenzura abantu. Manipulation. Ama app ugomba gukoresha n'ay'itorero, inyigisho ukurikirana izagomba kuba ari iz'itorero gusa. So, mu by'ukuri uburyo butandukanye bwa manipulation bwo gukontrolinga abantu, kubera ko aba afite ubwoba ko ushobora kuza guhura n'ukuri. Birumvikana ko abyita ko ushobora guhuza, abayanga ko wayoba, ko wahura kandi ari we kuri, ariko ari we custodian wo kuri. Urumva uri uwanjye, mwebwe muri abanjye, mugomba gukurikiza mu inyigisho zanjye. Akagira ibitabo bya devotion, akagira ibya saa sita, akagira inyigisho aho ahantu hose mu buzima bwawe akaba yahoka ibye, ku buryo nta handi ushobora kugira. Hari izo nzi zitwa Rhapsody, ati urusobe rw'ibiriho gitondo. Ngo sinzivuze aho muzahura nazo muzazimenya, ntaza gusohoka hano bantera amabuye, ariko nzazivuga hejo. Ejo nzaza mfite amari, nzaza nambaye mask, ko nzavuga ku nyigisho n'abigisha b'inyuma. Cyakora rero nshuti yanjye, nubwo mvuze ibyo byose, amateka y'itorero ryo mu Rwanda akwiye kuduha kugira impuhwe ndetse no gusubiza mu bwenge abo dusanze ahantu ibintu bimeze gutya cyane cyane, kubera yuko turi abantu bagiye banyura muri ups and downs. Itorero ry'Imana mu Rwanda ntabwo ryabaye established ngo ribe discipled abantu bakure neza. Niyo mpamvu ari byiza ko tugira impuhwe. Wowe niba warizeye Kristo ukaba umaze kumenya n'umumaro w'ijambo ry'Imana, ni ibiki ukwiye kuba nibura wakwitwararikaho? Ibyiza ntabwo ari ugukoresha ubwo bumenyi bwawe ngo wegezeyo abantu. Hari ubwo baba atari ukuba atari uko batazi, atari uko bari bazi ibyiza bakaba batari kubikora. Hari igihe aba ahubwo ari ubutaka bwiza bwo gushyiramo, bwo kubibamo imbuto z'ukuri. Uzabanza ugerageze ibyo ngibyo rero, sibyo? Uzabanza ugerageze
kureba ko wabiba za mbuto z'ukuri mu buzima bwabo kugeza igihe bakubwiriye ngo ntacyo dupfana nawe, kugeza igihe bakubwiriye ngo ntabyo dushaka, ibyo ngibyo tubwira turabizi twaranabyumvise ariko ntitubishaka. Ukeneye kuba wuzuye ubuntu bwinshi, ugashaka ko bagezeho inkuru nziza, ukagerageza kugeza igihe umenye neza ngo abantu ntabwo ari uko batazi ukuri, ahubwo ni uko bashaka kugoreka mu bushake. Ukeneye rero ubwenge bw'Imana, ukeneye kuyoborwa na mwuka w'Imana, atari umubiri cyangwa amaraso ya gisore, dore ko abenshi tukiri abasore. Ukeneye kuba uyobowe n'Imana, ariko ntiwumve ko ndi kukubwira ngo ukeneye kubacira bugufi. Ntuzigere ucika intege, ntuzigere ugira ubwoba bwo guhamya Kristo, ntuzigere ugira ubwoba bwo kuvuga Kristo wamenye, kuko nizo mbaraga z'Imana zihesha uwizeye wese gukira akizera koko akayoborwa n'Imana. Ntuzigere ugira ubwoba, ariko ukeneye kuvuga ukuri kose mu rukundo. Haleluya. Ntuzashake kuwininga argument mu gihe utari buwininga umuntu. Nubona azamuye cyane umubiri, uzavuga uti reka tube turetse tujye gusenga, reka tuzagaruke ejo twongeye twasenze, kubera yuko ukeneye kuwininga umutima we kuruta kuza kumwemeza. Numwemeza gusa ntabwo murita mucana nyine, abo ngaba anyura aha nawe unyura aha, ubura mutakaje, ajya guhunga aho kukumva. Ukeneye kuba wuzuye ubugwaneza bwinshi. Birababaje ko abantu benshi muri iki gihe bamenye ubuntu bwa Kristo, usanga aribo batari abanyabuntu. Ariko nshuti, uza ahantu nawe wabimenye uvuye. Birababaje rero ko usanga abantu benshi buzuye bavuga ko bari kuvuga ubuntu, ahubwo aribo abanyamategeko cyane. Ugasanga nibo bafite ibintu byinshi byo kubahiriza kandi bari kwigisha ubuntu. Iyo ni contradiction. Ugasanga niwe atihanganira abandi kandi bari kubigisha ubuntu. Birababaje ibyo bintu. Ukeneye kuba wuzuye ubuntu bwinshi bw'Imana. Soza, Bibiliya ifite ubutware bwose nshuti yanjye. Bibiliya ubwayo irabihamya, nta gushidikanya. Imana yiduhaye ngo tuyimenye, tuyumvire, tuyicire bugufi. Ibyo nta kabuza, ntago tubishidikanyaho. Ijambo ry'Imana rirabihamya. Icyo nicyo gipimo cy'ukuri hejuru y'ibindi byose. Nicyo gipimo cy'ukuri hejuru y'ubuzima bwawe n'ibindi byose, n'ibindi ujya ushyiraho measurements, ukoresha umezura ukuri, upima ukuri. Ni ijambo ry'Imana, nta kindi cyagombye kubisimbura. Birababaje rero ko tugeze ahantu abantu bita ibintu ibya Bibiliya, aho gufata ibya Bibiliya ngo bibe ari byo bibagenga. Wowe ubimeze bite mu buzima bwawe? Hari inshuti yanjye imwe yagiye kwigisha ahantu, yigisha kuri iriya Zaburi ivuga ngo umuntu uzahagara ku musozi w'Uwiteka ni umuntu umeze atya. Icyambere, umugabo utari indarikwa, akabwira abantu ashize amanga ati waba uri hano uri umugabo w'indarikwa, tusiba ntabwo uzahagara ku musozi w'Uwiteka. Ati noneho abapasiteri bari bicaye inyuma ye, kumwe abapasiteri benshi bicara inyuma ku gatuti, bagira ubwoba, baravuga ati abantu baraza gusohoka muri urusengero, ntibazongera gutanga icya 10, iri torero rirafunga, none se ninde uri busigare? Noneho batangira bamwandikira akandiko ntiyagasoma, batangira kujya bamwongore bati ariko ibyo ni ibya Bibiliya. Yari yabigize intambara, bati ibyo bintu bibigira intambara ni ibya Bibiliya, ariko uhita uvuga ngo abantu nyine ngo batabikora ngo nyine ngo ntabwo nyine bazahagara imbere y'Imana. Ibyo ni ibya Bibiliya, bamwongorera. Nshuti zanjye, ngaho aho tugeze, pasiteri mukuru nyine bamwandikiye agapapuro ntiyakabona,
ko aribyo bamubwiraga ati uri kubigira bisereye cyane, abantu bashobora kugira ubwoba. Kandi nyine ari ibyo birivuga, baramubwira ati ibyo reka ni ibya Bibiliya, ibyo ni ibya Bibiliya. Bivuze ngo itorero rishaka kubaho ibitandukanye n'ibyo Bibiliya ivuga. Kandi koko niko amatorero menshi abayeho. Ibintu byinshi byo mu matorero, ibyo wabonera igisobanuro muri Bibiliya ni bikeya. Ni bikeya babwiza ukuri. Kubera yuko ibya Bibiliya dushaka kubigira ibya Bibiliya, tugaya tubisoma nyine ari nka cosmetic, ari ibintu nyine byo kwamberisa hejuru, byo gusiga nka kumwe bakora keke bagashyiraho hejuru utuntu. Utwo tuntu tw'inyuma uziko akenshi ngo ntitunaribwa nubwo hari abana baturya. Bene ibyo ubundi keke nyine birimo imbere, bati ibyo ni ibya Bibiliya, ni ibya Bibiliya. None se mubaye hano muri risengero mukora iki niba mudashaka gukora ibya Bibiliya? Mwebwe inshuti zanjye mwize muri SRD, mushaka namwe kubaho ibitandukanye n'ibya Bibiliya? Nicyo bivuze ko ijambo ry'Imana rigira ubutware mu buzima bwacu. Imana iba umugisha. Reka dusenge. Data, turagushimye kuri kwizerwa, turagushimye ko waduhaye ijambo ryawe, turagushimye ko wariduhaye ryanditse, kandi abantu bose bari aha ngaha ukabaha amahirwe yo kumenya gusoma no kwandika. Turagushima cyane. Turagusabye rwose ngo ubutware wahaye ijambo ryawe ureke tubucire bugufi, tube submissive, ducire bugufi cyane iby'ijambo rivuze mu buzima bwacu. Nidushaka ukuri tujye kuribaza, ritubere bamenya, ritubere irati dukoresha tumezira, dupima ukuri, tureba neza ko ibintu byose turi kubamo ari ukuri. Nkuko ababene data b'Iberoya ngo bari bameze, buri munsi ngo bajyaga kugenzura mu byanditswe, mu ijambo ryawe bari bafite icyo gihe igisezerano rya kera, bareba niba koko Mesiya yarahanuwe, niba koko Mesiya yaragombaga kuza, niba koko waje ari we. Kandi ngo benshi muri bo barizera. Reka ubwo buzima mwami aba ari bwo buturanga, aba ari bwo buranga buri wese uri aha ngaha. Reka tugirire icyizere ijambo ryawe, reka tugirire icyizere ibyanditswe byera bya Kristo, kuko tuzi neza mwami yuko ijambo ryawe ryose ryahumetswe nawe. Isezerano rya kera ritwereka Kristo uzaza, irishya ritubwira Kristo waje. Turagushima mwami ku bwa Bibiliya, dushoboze kugira ngo tuyifate nk'amata y'abageni, tuyifate tuyumvira cyane, tuyifata nk'ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu mwami. Twe kuyitwara nk'igitabo gisanzwe, nk'ibindi bitabo rimwe na rimwe tutibuka naho twayibitse, rimwe na rimwe tutibuka naho iba. Dufashe kugira ngo ijambo ryawe turyubahe, turyumvire, turicire bugufi, tuyigirire icyizere, turibwire abandi, tudafite kubebera uko ariko kose, kuko uri Imana nziza mwami. Komeza kuvugana n'ubuzima bwa buri wese uri aha ngaha, wubake ubuzima bwe none n'ejo, kugeza umugijiji wawe afite rwose byose bimukwiriye. Kristo yarabaye formed muri we nk'uko bikwiye, adafite gap n'imwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.